isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe, nuko umwarimu w'ubuzima ari we wenyine utanga ikizamini, amasomo akaza nyuma. Kuba rero utaratsinze ikizamini cyangwa ari musanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cyangwa ari mu buzima, cyane ko ikizamini cyangwa ari musanzwe ari isuzuma ry'uko ibyo wakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge rwose. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe, ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze, byaramunaniye. Akaba abandi babaga ba nyuma, bamwe bakanacikiriza amashuri, ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye, bakoresha abandi babaga ba mbere. Tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima yatabarutse, bamugereranya n'inzu y'ibitabo ihiye. Nibyo bakubwira ngo umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Amwe muri ayo masomo niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi. Mu cyaro kimwe habayeho abagabo babiri bahuriye mu rugendo, ubona berekeza mu cyerekezo kimwe. Bombi bageze mu Kagigi. Akagigi urakazi? Ni nka twa dusantere two mu cyaro. Bageze mu Kagigi babanza gufata akaruhuko gato, cyane ko bwari bugorobye ariko butarira neza. Muri uko kuruhuka hahingutse umucuruzi w'amatoroshi. Ni umucuruzi wazunguzaga, ni umuzunguzayi w'amatoroshi. Yarayacuruzaga, azavuga ati mfite amatoroshi meza mwagura. Umugabo umwe rero muri ba bagenzi yigira inama yo kugura itoroshi kubera ko yabonaga buri kwira kandi urugendo rwari rukiri rurerure. Mugenzi we abyitegereje, aho kugura itoroshi nawe yaribwiye mu mutima ati nta mpamvu yo kugura itoroshi. Kuki natakaza amafaranga yanjye ngura itoroshi kandi mugenzi wanjye ayifite amaze kuyigura? Ndi bugendere ku itoroshi rye. Sinabonye tujya mu cyerekezo kimwe? Ahari turajya gutandukana bwanakeye. Bwarije wa mugabo waguze itoroshi aramurika akomeza urugendo. Mugenzi we nawe amwoma inyuma arakurikira, kubera ko we nta toroshi yari afite. Yagombaga kugendera ku rumuri rwa wa wundi waguze itoroshi. Bageze ubwo binjira ishyamba, barakomeza baragenda. Bageze mu ishyamba rwo hagati, wa mugenzi ufite itoroshi yahinduye icyerekezo, anyura mu yindi nzira mugenzi we atarazi aho yerekeza. Mugenzi we yabuze amahitamo yo gukomeza kubera ko uwamumurikiraga yaramaze guhindura icyerekezo. Ntabwo yashoboraga gukomeza inzira isanzwe, kandi hari umwijima ukomeye cyane mu ishyamba riteye ubwoba, umwijima w'icuraburindi. Nta kundi yari kubigenza uretse guhagarara aho ngaho yari ageze. Byamusabye gutegereza ijoro ryose kugira ngo buke abashe gukomeza urugendo. Iryo joro riri mu majoro mabi yahuye nayo mu buzima kubera ubwoba bwariranze. Yararanye ubwoba bukomeye cyane. Iyi nkuru rero ni inkuru ngufi ariko irimo isomo rikomeye cyane. Igaragaza ko ari byiza kugira ubushobozi bwo kwigira wowe ubwawe, kudahora wishingikirije urumuri rw'abandi kubera icyo wowe utashaka itoroshi ryawe. Guhora wishingikirije urumuri rw'abandi, hari igihe kizagera bakerekeza mu cyerekezo utazi kandi udashobora kubakurikiramo kubera ko ntacyo uzi nyine. Mu byo wakora byose rero mu buzima, gerageza ushaka uburyo wigira wowe ubwawe. Ntugahora iteka wiringiye abandi ngo babe ari bo bakuyobora mu mwijima w'ubu buzima. Ubu buzima bwuzuye umwijima mwinshi cyane. Shaka itoroshi ryawe rero, nawe wigenge, ugere ku rwego ubaho baba bahari cyangwa badahari. Ni bya nkunda kubabwira ngo iga kubaho udafite abantu n'ibintu wishingikirizaho, kubera ko isaha n'isaha ushobora kubibura ukisanga wenyine. Uko wamurikirwa kajana ujye ubikorerwa, ariko unatekereza uko wakwimurikira wowe ubwawe. Uko wagaburirwa kajana ujye ubikorerwa, uri no gutekereza uko wabyikorera wowe ubwawe. Uko wahembwa kajana ujye ubikorerwa utekereza uko wakwihemba wowe ubwawe. Uko wafashwa kajana ujye ubikorerwa utekereza uko wakwifasha wowe ubwawe. Buri kimwe cyose ukorerwa ntikikaguhuma amaso ngo wibwire ko kizahoraho. Ujye ugikorerwa yego, ariko niga uburyo waho utagifite kandi ntuhungabane na gato.
burya wagaburirwa rimwe na rimwe, watamikwa rimwe na rimwe, wahabwa rimwe na rimwe, wamurikirwa rimwe na rimwe, nta n'icyo bitwaye, ariko ntibibaho ko wahora ubikorerwa ubuziraherezo. Ni byiza kwiga kwiha, kwiga kwitamika, kwiga kwifasha, ni na byiza kwiga kwimurikira wowe ubwawe. Isi ishobora kukonsa rimwe na rimwe, ntacyo bitwaye, ariko ntabwo izahora ikonsa ubuziraherezo. Nugira amahirwe ikakonsa rero, uzonka ucuranwa uri gushaka uburyo wacuka nawe ukabasha kwiyonsa wowe ubwawe. Umunyarwanda we yabivuze neza ngo ujye wonka ucuranwa kubera ko ngo si nyoko ariko na nyoko ntabwo yakonsa ubuziraherezo. Igihe kiragera akagucutsa ugakura, aragucutsa rwose akagukura ku ibere. Umwuka wo kwishingikiriza, umwuka wo gusaba, umwuka wo guhora uteza amaboko, wo guhora utamikwa, umwuka wo guhora ufite abantu wishingikirijeho, uramutse ukujemo rimwe na rimwe ntacyo bitwaye, kubera ko ni n'ubutware gusaba ubufasha burya, bikaba umugisha kubuhabwa. Ariko uko bigira akamenyero, bigeraho bikagukurikirana, bikakukukiramo, bigeraho bikagukukiramo rwose, ukazashiduka uhora wishingikirije ku bantu ubuziraherezo. Guhora wishingikirije ku bantu rero bigeraho bikamera nko kunywa inzoga, uko uzinywa cyane niko inyota irushaho kwiyongera. Uzabona ko abantu benshi bageze ku ntsinzi ntabwo ari babandi bahora basaba cyangwa se bahora bafite abo bishingikirizaho, ahubwo abagera ku ntsinzi ni babandi bahora baharanira kwigira ubwabo. Hagarika guhabwa rero aho gutangire kwiha, hagarika guhora ufite abantu wishingikirijeho, utangire kwishingikiriza wowe ubwawe. Hagarika guhora ufite abantu wishingikirijeho buri gihe, nawe wibere inkingi. Twabonye ko uko wihunza inshingano ukaziharira abantu wishingikirijeho, nka byandi bavuga ngo uko wihunza fagitire, ngo uko wihunza inshingano, uko buri gihe uhora witeze ko abandi ari bo bagukorera inshingano zawe, ngo niko Imana iguhunza ubushobozi bwo kubasha kwishyura. Uko wihunza inshingano, Imana ngo iguhunza ubushobozi bwo kubasha kuzuzuza. Kwa kundi uhora uvuga uti runaka azabikora, runaka azabikora, runaka azabikora, Imana nayo igenda iguhunza ubushobozi bwo kubyikorera wowe ubwawe. Va mu mubare rero w'abantu bahabwa ujye mu mubare w'abatanga. Va mu mubare w'abahora bishyurirwa nawe utangire kwishyura. Va mu mubare w'abahora bishingikirije abandi utangire wishingikirizeho. Uwo mwuka mubi wo guhora wishingikirije ku bandi bantu ndawirukanye mu izina rya Yesu. Haleluya. Tangira none rero utangire ku tuntu dutoya, nawe abantu ahubwo bakwishingikirizeho aho guhora wishingikirijeho. Kandi iyo uhisemo gutyo na kamere y'ubuzima n'Imana ubwayo igutera ingabo mu bitugu. Iryo ni ryo somo rikomeye cyane twakwigira kuri kariya gakuru. Niba ubonye umuntu aguze itoroshi, nawe rigure. Ntugategereze ko azakumurikira umunsi se atagiye agahita arekeraho kugenda, umunsi se apfuye. Ese aguze itoroshi agahita apfa, avuga ati iryo toroshi rye nahita ndikoresha. Ushobora kutabona uburyo bwo kurikoresha, niyo mpamvu nagura itoroshi rero nawe rigure. Ntugategereze ko buri gihe uzahora umurikiwe n'urumuri rw'abandi, wowe nawe ugomba kugira urumuri rwawe. Muri uyu mwijima w'ubuzima hari igihe bisaba kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda, ukiga kubaho udafite ibyo wishingikirijeho, kubera ko hari igihe kigera ukabibura. Iyo ubibuze rero bigenda gute? Urahazaharira rwose. Uko wihunza inshingano niko Imana iguhunza ubushobozi bwo kuzuzuza.